Iyi ni inkuru y'incamugongo yumvikanye mu rukera rw'itariki 23 ubwo Theogene Inzahuke yitabaga Imana Disi Imanuka ubwo yavaga mu gihugu cy'Ubugande. Nje ugutegura iyi nkuru nkanayikugezaho nitwa Paul Nyawe. Iyi ni Byose Ahabona TV. Inzahuke Theogene niyo nshuti uzwi nka Pasteur Theogene Inzahuke yitabye Imana. Aka kanya no kufata twizihiza twibuka ubuzima bw'umuvandimwe Pastor Theogene. Yari muntu ki? Yarinde? Yakoraga iki? Tumuziho iki? Asize nkuru cy'umusozi? Ese tuzamwibukira kuki? Namwe mu magambo twese dushobora kwibaza aka kanya. Yamana rurema igira icya ikemera uyu muntu akabavamo cyangwa akatuvamo. Yarafite iki? Societe yarayimariye iki? Habaho yirirwa aho twirirwa. Ese wo muziho iki? Haricyo utekereje? Wamwumvaga rimwe ugaseka ukishima? Reka dukoresha impine y'amagambo kugira ngo tubashe kumva neza Theogene ninde. Theogene Inzahuke Pasteur ni umwe mu bavugabutumwa twese twizeraga. Ni umwe mu bavugabutumwa wikundiraga ubuzima buciye bugufi, aho yagaragaraga abwiriza akoresha amagambo amwe n'amwe aryoheye amatwi. Inzahuke Pasteur Theogene yakundaga kugaragara mu mvugo zikururira urubyiruko cyane cyane rwabaswe n'ibiyobyabwenge. Rimwe na rimwe avuga ati aha narahabaye sinahibagirwa. Wamwumva ku mvugo ye, indeshyo ye n'ingano ye, no kuba yitwa Pasteur byonyine akora ibimenyetso bigaragara ko yabaye ku muhanda ukamukundira icyo. Kuko uyu mugabo mu ivugabutumwa rye ryabaga ritangaje. Yakundwaga n'abasore, inkumi, abagabo bakuze, abajene, by'umwihariko rubanda giseseka, bamwe bo hasi. Mu mavugabutumwa menshi yatumirwagamo na polisi z'igihugu ndetse n'izindi nzego zose ngo azifashe kugira ngo abashe gufasha imyumvire y'aba bana bo ku muhanda, aho twakwita mayibobo. Inzahuke Pasteur ntiyatinyaga gutera agatebe akicara hagati muri zo bagasangira. Nimwe wigano twagiye tubona mu social media, YouTube n'ahandi henshi cyane, agaragara yagiye gusangira nabo bana bo ku mihanda, abye ati bana banjye ndabibuka, aha narahabaye, ndahazi nzu uburibwe bwo ku muhanda, iyo byabwenge narabinyweye, ndabizi nzu ko bitwara umuntu. Inzahuke Theogene uyu ni umugabo umwe wagiye ugaragara ari mu Rwanda giseseka hasi, agakuramo imyenda myiza y'agaciro abaga yambaye, akicara hasi atayihaye agaciro, akaganira n'abana bamayiwabo ku mihanda, ababwira ati mani ndabizi ubuzima bwo ku muhanda, zimwe mu mvuga ko ndagukoresha, ati buraryana ariko igihe kizagera tuzabuvamo, nanjye nabuvuyemo, shumi zanjye sinabibagirwa. Nimwe mu mvuga akoresha y'abanyamuhanda, ariko akabasha kubikururira bakasha kumukunda no kumwumva. Amagambo yakoreshaga kenshi cyane cyane yari kwikurura abana bo ku mihanda, akabagezaho ubutumwa ashaka ubundi akimanukira. Pastor Theogene Inzahuke ari mu mitima y'abantu benshi cyane, turetse n'abana bo ku mihanda, abapasiteri benshi n'abavuga ubutumwa benshi bamukundaga cyane cyane kwivuga ubutumwa ryakoraga ritandukanye n'iryabo. We yari umuntu uciye bugufi mu bigaragarira amaso twabonaga twese mu ivuga ubutumwa rye, tukabona n'umugabo utuje kandi usabana n'abantu bose, n'umugabo wari utuje ukunda kuganira anisekera cyane. Simwe mu mbwirwaruhame yagiriye ku YouTube zitandukanye, yaravuga ati menya nanjye nzapfa nseka. Urimo uranasetse ko nzapfa nseka ngewe, banza n'umurambo no gupfa ntabwo ari none, urumva? Oya nzagira mu ijoro se, ariko se twese tuzapfa, uzatura nk'umusozi nawe winjijisha. Inzahuke Theogene aka kanya kuri itariki ya none ubu tuvugana ntago akeruka ku isi y'abazima, yamaje kwitaba Imana. Amwe mu majwi twagiye dukora ahantu hatandukanye yagiye atangariza inkuru ye, nuko twumvishijwe ry'umudamu we avuga inkuru ko yari imeze. Reka twumveho gatoya. Yapfuye nyine ari kuva Bugande n'abashyitsi yaravuye gufatayo, ubwo rero nyine nta zindi modoka irabagonga.
habashije kuvamo umuntu umwe mu modoka ari muri koma, ariko we n'abandi bamama babiri imodoka bagiye hejuru n'ibintu byanze kuvaho, n'ubu ngo ntabwo iravaho, nyine byarangiye. Ubwo rero abandi uyu mugabo Theogene Inzahuke niyo nshuti Pastor utakibazo ku isi y'abazima yagiye dusangiza amakuru atandukanye kuri ubu buzima bwo kuri iyi mihanda bya YouTube ndetse n'ubuzima busanzwe mu nsengero. Abenshi bamuzi ku Nzahuke. Pastor Theogene yari umupasitoro ukunzwe na rubanda, cyane cyane rubanda rugufi, abakomeye, aboroheje, inshuti, abavandimwe, twese twamukundaga. Kwivuga ubutumwa ryakoraga itandukanye n'iry'abandi, aho uyu mugabo yabaga yibasiye cyane gushaka kuvana urubyiruko mu biyobyabwenge. Hari naho yagaragaza ko afata bamwe mu babanye ku mihanda ku gasima akabashyira mu ngo zabo bakabana. Ntabwo Yesu yabakuzaho mana. Mu mvugo nyinshi zishimishije zigaragaza bo ku muhanda, agaragaza imvugo zabo n'uburyo banywa itabi. Ababyata ishumi zanjye ndabyibuka kuroringa uko twabikoraga, agaragaza ya magambo akoreshwa n'abantu banywa ibiyobyabwenge. Amarira ubu ni menshi kuri wese mu mitima. Inkuru ikimara gusesekara ubu yabaye kimomo ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mvugo, niyo marira, nibyo biborogo, nicyo kiganiro cyabanjije. Nanjye uvuga aka kanya umuntu yampamagaye mu rukerera mu gitondo cya kare, arampamagara ati wa mugabo twahoze tuvuga ejo Pastor Theogene ntaga kibazo ku isi y'abazima, arapfuye, akoze impanuka, aguye i Bugande. Ubwo yari mu modoka ataha yerekeza i Kigali nibwo yaje gukora impanuka ikomeye cyane. Mvuga ntashidikanya ko kugira ngo avemo imodoka imeze gutya byari ibintu bigoye. Umuntu yakora byinshi, yavuga byinshi muri ubuzima turimo, ariko utekereze iherezo ryawe. Gira neza wigendere, ntabwo uzi iminsi uzamara ku isi, ntabwo uzi iminsi uzamara aho uri aho ariho hose, ariko gira neza wigendere. Siga inkuru nziza imusozi, wowe waba usize inkuru cy'imusozi. Reka izi nkuru zose zijye zidufasha dugahenwe n'agahinda gusa, ahubwo dutekereze ku hazaza hacu. Ni ubuzima buba bugoye kubwumva, ariko nanone se wowe nicyo usize imusozi, ni inkuru ki usize umusozi, abantu bazakwibukira kuki? Pastor Theogene tuzamwibukira kuri byinshi. Yari umukozi w'Imana, yari umugabo w'ibigango, yari afite umudamu umwe, yari afite n'abana, yari afite umuryango, yari amaze kwiyubakira inzu yo kubamo. Arapfuye. Yatanze umusanzu ku banyarwanda, atanga umusanzu ku gihugu muri rusange, atanga umusanzu mu itorero yabagamo rya ADPR, atanga umusanzu mu mitima y'abantu benshi, abamuzi n'abatamuzi. Yari umugabo uzirikana, akazirikana aho yavuye, ibivuga ubutumwa rye naho ryabaga ryerekeza. Buri uko yaganiraga yibukaga aho yavuye, ku n'inzara iryana, yarashonje, aka kanya yabashaka kwigaburira, yabashaka kwiha icyo akeneye. Yarabonye ubwo buzima abantu benshi barwanira, ariko Imana ntabwo imukundiye, iramubwira ati hahagarukire ko izi bizakurikiraho. Ni Imana itagira amarangamutima, ni Imana twavuga ifite uko itwara ibintu byayo. Mu ijambo ry'Imana ryavuze ngo mbese umubumbyi cyangwa se ikibumbano cyabasha kubwira umubumbyi ngo kuki wambumbye utya? Ese wabaza ngo kuki Imana ibikoze itya? Umwe mu bavugabutumwa cyangwa se muri korali zavuze ngo ni kuki wabyemeye Imana Nyagasani. Hari amagambo menshi dukoresha amarangamutima yacu tukabivugaho, ariko akenshi aba ari amarangamutima y'imitima yacu. Iyi mibabaro yacu ya buri munsi ntabwo izahoraho, kandi ijambo ry'Imana ryo ryavuze ngo ibi byose bifatiriza hamwe kutuzanira amashimwe. Pastor Theogene aratabarutse. Katuvuge nk'abantu uko agiye, tumwifuriza heza ko ari mu ijuru. Ibyo twarebaga, yari umupasitoro, yari umuvugabutumwa, yari ku rwego
bwo kumuvugabutumwa utabogamye, kuko ivugabutumwa rye ryabaga ari ku rwego rwo hejuru agakomeza ivugabutumwa. Umuryango wa Niyonshuti Theogene twifurije gukomera muri ibihe bigoye byo kumva iyi nkuru. Bakomere bumve ko twese nk'abanyarwanda tubari inyuma, twese hamwe nk'abanyagihugu batuye u Rwanda tubari inyuma. Pastor Theogene amenyekana mu ivugabutumwa rye ry'igitangaza. Niyo mpamvu atari ikigwari, yari umuvugabutumwa ukwiriye, yaruboneye, yabaga mu mitima yacu, yavugaga ubutumwa ku buryo twishimiraga twese. Nibyo koko umuririmbyi yavuze ngo utwigishe Mana kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Isi dutuyemo ngo idukubita hirya no hino. Uwabyawe n'umugore arama igihe gito nacyo ngo cyuzuyemo imiruho, yarangiza agakenyuka. Theogene arakenyutse, yari umugabo ugifite imyaka myinshi imbere, ariko Imana izi impamvu. Utwigishe Mana kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Kubaho muri isi biraruhije cyane, biteye ubwoba. Isi dutuyemo idukubita hirya no hino, ariko wowe Mana utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Mu kababaro kenshi nta magambo menshi akunze gukoreshwa wabona, ariko reka imitima twese hamwe y'abanyarwanda, twese twifatanyije n'umuryango wa Pastor Niyonshuti Theogene inzahuke, tubabwira ngo tubari inyuma. Umudamu wa Niyonshuti Theogene, Asia, komera ube intwari. Theogene aragiye, ariko usiganye n'abanyarwanda tukuri inyuma. Usiganye umukoro ukomeye, ariko nk'abanyarwanda tukuri inyuma. Asia, komera nawe, ntibyoroshye. Shalom. Iyi ni Byose Ahabona TV.